nagize nzari ku rwimano ndapfukama ugenda ucobekereza ndapfukama nyandika neza ikiri gihe cyane nyandika neza maze imyaka myinshi ngenzura abantu abarokora bakunda gusenga bafite ibibazo bamara kuva mu bibazo borohe gake bakihakonje satani akaza agatura mu byaro akabyangiza niyo mpamvu kubona umurokore watambutse ngo azamuke atere imbere arushaho gukira akomeza mu bintu by'Imana biragora arakira akagwa yamara kugwa agahananuka agasubira mu kabande aho yatangiriye akongera akajya akanyarira akajya kizamurwa agasubira hasi ejo ukanga abantu bagahinda imishyitsi ejo tukakubona wambaye umupira ibyubahiro ntabwo ugiye gute ibigumaho icyubahiro bizagukange ngo biguturanye n'Imana ubona Imana igutabaye uzabe muhashimwe Yesu nibutse wubake amasengesho urushaho gusenga ukabona Imana igutabaye uzarushaho gusenga cyane abantu bakuriye mu mibare bagiye kubona Imana igutabaye abantu bakuriye mu mibare barakurikirana barakwibagirwa baragutererana barakujugunya babarirwa kuri umuntu ndabona hari abantu Imana igiye gutabara uko bari Imana amashyi hari abantu Imana igiye gutabara gusenga bikuzanira imitekerereze mizima ntabwo amafaranga yayiza umuntu usenga agira imitekerereze mizima agira amahitamo mazima amafaranga ntashobora kubizana icyo rero nagikorera icyo ngicyo iyo umuntu asenga usanga umuntu akizwa yajyaga yambara imyenda icitse na hano barimo bacira uri umusinzi waba utari na fu bamara gukizwa uhita ugira imitekerereze mizima irakubita abagore bakunda gusenga bari mu bibazo maze imyaka myinshi ngenzura abarokore nakize gafite imyaka cumi n'ibiri nuzura umwuka wari afite imyaka 15 maze imyaka myinshi ngenzura abantu abarokore bakunda gusenga bafite ibibazo bamara kuva mu bibazo borohe gake bakihakonje satani akaza agatura mu byaro akabyangiza niyo mpamvu kubona umurokore watambutse ngo azamuke atere imbere arushaho gukira akomeza mu bintu by'Imana biragora arakira akagwa yamara kugwa agahananuka agasubira mu kabande aho yatangiriye akongera akajya akanyarira akajya kizamurwa agasubira hasi ahora bizinguka Imana iragutabara yamara kumutabara nashyira ku nkombe urumva gikomeye se urugo rurasenyutse agiye unagiye abana barasenya nikora za mariya zitazinjira na za karaka urumva gikomeye igihe kizagera ijwi ry'Imana rimugereho iyerekwa rize cyangwa se abantu basenga cyangwa se n'abarota yibuke ko satani yamurashe ajya gusenga yongera amanuka ajya hasi mbwira umuntu ngo ibyubahiro ntabwo bigumaho mubwire wimutinya ibyubahiro ntibigumaho amazina akomeye ntabwo agira ate ntagumaho amatitire ntagumaho ikigumaho ni Yesu wenyine tumuhereze icyubahiro ibyubahiro ntibigumaho ubukire ntibugumaho ubusirimu ntibugumaho ubutoya ntabwo bugumaho imyaka ntigumaho amatitire ntagumaho reka ntibishoboka ejo bundi bagukomera amashyi ejo bundi bagakubona mu mapingu ejo ukanga abantu bagahinda imishyitsi ejo tukakubona wambaye umupira ibyubahiro ntabwo ugiye gute ibigumaho icyubahiro bizagukange ngo biguturanye n'Imana ubona Imana igutabaye uzabe muhashimwe Yesu nibutse wubake amasengesho urushaho gusenga ukabona Imana igutabaye uzarushaho gusenga cyane icyubahiro n'ibigumaho oya kandi byose nanjye ngeze nibona najyaga mu kazi muri Rwanda tere Imana umwana bose baracyanwa barazaga kumufata bakanafatisha niye mu rukiko
kumara cyaza se nagiye muri misiyo ndara muri hoteli zihenze nditwe enjeniyeri ndacyari enjeniyeri ndacyari muri misiyo ibyubahiro ntibikagushuke wambara genda nimugenda kwambara atanu dayimoni ikavuga ati rimwe nta ushinja ubucuruzi ihenda rimwe warebe shira ryo kuzuru rindi ushyira ahangaha irindi ushyira ahangaha irindi ushyira ahangaha nshuti yanjye yene hananitse wijyana muri sati mujobore ndumva ngiye gusara we ikintu ngeneye hano nakwicara nkarira gusa ibyubahiro ntibigumaho amafaranga nagumaho n'umushyitsi ugenda ikigumaho ni amavuta iyo washatse imana ibana nawe no mu bihe bikomeye imana ibana natwe duhere tubana icyubahiro no mu bihe by'isana imana ibana natwe no mu bihe by'ubukene imana ibana natwe kandi ibihe birahinduka ntuzibwire ngo ukirwe kugira ngo uzabe mu bihe byiza gusa ntibishoboka ibihe bigenda bihindagurana ejo ushobora kuba wakize ejo wakize kandi ukiri ntuzagenge imana irakwanga ahubwo nuko winjiye mu gihe ugiye kwigamo cyokora nurangara byo uzaba wisize hari umuntu ukeneye arangaye babwiye nabi rero baranyanze oya okay none turasenze Imana kugira neza njya mbivuga njya mbibwira abantu tubana kuri Zoom bahanze Imana iguteretse muri Amerika iguteretse Canada uguze y'inzu tangiye wibate navukiye ku Gikongoro ariko wowe teka we bananjye n'abafite amahanuzi bavanye baramu ibintu byo kutajya ku mazi iyo barenzwe satani iramushuka ntabwo kuba uri muri Amerika bivuze yuko utazasenga kuba uri minisitiri bivuze ko utazajya gutera kuba uri gitifu bivuze ahubwo ni ugomba gukomeza iki kuba uri umushumba bivuze ko ugiye kubara inote gusa ahubwo ukomeza iki kuba urangije kaminuza hari abakobwa ngaho ngigira akiko mu izina rya Yesu wasijye wabona asohotse mu mwana ngo haleluya akagenda akaryama satani akaza kuri diporoma akayorosa akayisiga umwana amazirantoki agahita avuga ati aho uzajya hose ntazajya kubona wagira igihe turi kuzika akazi kabo bajya gushaka akazi udepuruzi afata abana wowe bakwihorera gusenga ntibijya bigira igihe birangirira ubundi gusenga ngewe byita itegeko ndi umuyobozi muri iki gihugu nasohora itegeko nshinga ritegeka abantu gusenga ngewe Imana intaye kuba umuyobozi mu mategeko nashiraho muri iki gihugu nashiraho n'itegeko ryemeza ko abantu bagomba kugira gute gusenga byari itegeko kuko gusenga hari ibintu bitanu bizanira umuntu amafaranga atakuzanira gusenga bikuzanira imitekerereze mizima ntabwo amafaranga yayizana umuntu usenga agira imitekerereze mizima agira amahitamo mazima amafaranga ntashobora kubizana icyo rero nagikorera icyo ngicyo iyo umuntu asenga usanga umuntu akizwa yajyaga yambara imyenda icitse na hano barimo bacira uri umusinzi waba uduteye nafu wamara gukizwa uhita ugira imitekerereze mizima duhereze Imana icyubahiro uhita usanga ku munsi wo kubatizwa utungura abantu bo mu muryango abantu babyumvise ngo mwate haleluya ku munsi wo kubatizwa abantu mwasangiye uri inzara batungwa no kubona wambaye kositimu ihanaguye
gusenga bizana imitekerereze mizima nabigira itegeko nahita bigira itegeko ntabwo nabamo abantu basenga ahubwo nabigira itegeko kandi gusenga bizana uburinzi bizana iki gusenga bizana uburinzi umuntu usenga agendana amacenga muzima bagirana amacenga umuntu usenga ubwonko bwe ntibujya buvangirwa tuhereze Imana icyubahiro umuntu usenga ntabwo ubwonko bwe buvangirwa ariko umuntu udasenga ashyiramo itabi agashyiramo urumogi agashyiramo inzoga akavuga n'amabanga yaraye aganire n'umugore sisiteme zose mwubatse mu kigo agazisiga aho ngaho ariko umuntu usenga ubwenge bwe uhora uri maso n'intebe yo muri biro mwamuteguriye ayicaraho yabanza kwitekereza iyi ntebe bateguye ni ukwitegura agahita ayisunika agahita abwira ko nawe gusa n'iriya akayicaraho umuntu usenga agira amahitamo mazima bwira umuntu ukunda gusenga mu izina rya Yesu kunda kugira gute gusenga Yerasi Imana icyubahiro agira imitekerereze mizima hari abantu bazi ko gusenga ari ukubura umumaro ari uruzero gusenga Yesu nashimwe icya gatatu umuntu usenga agira amakuru abandi batagira kandi ikintu gikeneye ku isi ni iki umuntu wese ubaho udashaka amakuru abaho nabi ubu mwicaye ahangaha ntabwo muze kuvana ibitangaza ahangaha muje kuhavana iki amakuru biri umuntu ngo Imana iguha amakuru mazima n'ubu kandi ukuyajyana ntabwo hatwicaye turahavana imifuka y'akawungu ahatwicaye turahavana amakuru niyo mpamvu ahantu usenge niba nta makuru ahari hafi ntacyo hakumariye umuntu usenga agira amakuru abandi badafite ubu abantu bafite amakuru ya 2024 n'aya 2025 barayafite hagarara uyu ni umukobwa nahoze vuga nyiri aho ngaho mu gihe yakoraga imibare akabona ntibivamo gusenga kwamuhaye amakuru amubwira ko azajya gutura muri Amerika amubwira ko azatwara imodoka ari muri Amerika amubwira ko azatungaho amafaranga amubwira ko nubwo bari gucukura ubwobo nubwo bari kumuzinga azakora ubukwe n'umugabo ajya gutura muri Amerika mu gihe yaza akabaga ariko ibintu ndi gusenga ibintu Imana imbwira bizasohora ariko dore ubu icyo kuze n'iki Imana itakoze muri bino iki gusenga biduha amakuru y'ahazaza hacu umuntu udasenga ntamenya amakuru y'ahazaza amenya amakuru y'ahavuye n'ibikomere avuyemo bikamutera kubabara bikamutera kubyimba umutima bikamutera kurwara igifu kubera ibikomere afite ariko umuntu usenga agira amakuru y'ahazaza akamuhesha kugira ibyiringiro duhereze Imana icyubahiro umuntu usenga aba afite amakuru y'ahazaza amuhesha kugira ibyiringiro niyo mpamvu abantu bari ngo nkunda kumva makuru y'umurwa uri kuratagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umusuheza winjira duhereze Imana icyubahiro aya makuru ntabwo wayavana mu kabari ntiwayavana mu itabi ntiwayavana mu byaha ni amakuru umenya wagiye gusenga ukagutoranya ukumvira ngo nzakugirira gutya ukanatahura nabiseka
tugeze Imana icyubahiro ukanatanga bisa hariya yicaye umubyeyi simuvuze yaje gusenga turi gusenga rimwe Imana iramubwira ngo tuje muri etaje uhaye etaje Kicukiro imubwira n'ahatuye yicaye hano kuri poste iramwe ngo uhaye etaje Kicukiro barize umuntu gukunda amakuru cyangwa ntayikunda harangati se we yarisi ishaka utumva nta n'ikibanza twafite mbo nta atoke ahita bati ndashimira Imana haleluya ejo bundi vuga ngo ejo bundi ntagiye ejo bundi araza azana imodoka parikari ati werarisi we tikarama tutari foto abafashe taxi ati kamwereke reka mwereke ibintu Imana yakoze bya bintu Imana yatubwiraga nta nzira reka mwereke ibyo Imana yakoze reka mbikwereke yicaye mahanga kubera impamvu z'amashari ntabwo ndamugaragaza mutamuhita ntabwo cyabana muhitana bamugenzi tujya guterana n'abazima babi bakaza guterana niwe n'umunyamerika ararenzwe nta n'uwana mukuraho ntibanakuza ariko kuko waranga baza mwatisha kiriya kidamu kiza gusenga kigatabarwa kikatugiye haleluya aranga ati dore amafoto etaje Imana irayimuha uba yicayemo etaje igeretse muri Kicukiro h'ubwamubiri ngiye umuntu ngo rukuriho ruzakurwaho n'amateka Imana igiye kubakira urwo rukuriho ibyo bigambo bakuvuze urwo ruzaro rukuriho izo nyuro zikuriho yicaye ahangaha nta n'uwamuga kuko igihe kizamurengaza cyangwa guhana azazana ibivuge nawe nta n'uwamugambanira ko arareke kuko ibyo Imana yamushije nibyo byinshi kurusha hageze kugeza Imana icyubahiro haleluya niyo mpamvu njyewe nababwira ngo njyewe gusenga ntagira iki itegeko icyo ni icyakangahe icya gatatu kirakomeye nimba hari ibintu abantu bakeneye ni amakuru uzi Imana ikubwira ngo usanga tuza muri etaje niguhaye Kicukiro uratuvuga ati ataho gusengera amadeni Imana yishyura tuvuga ati ngo yamubwira ngo amadeni nabaretse ngiye mutuje muri etaje Kicukiro ikavuga ati dore mujyanye muri Amerika bakura bari he mwari muzi ko azatura muri Amerika hari umwana wanyu muri Amerika musaza wanyu mwese mwatwaye imodoka muziguye ariko gusenga kukuvana mu muryango ubabaye gusenga kwatoranyije Dawidi guheza Imana icyubahiro kumutoranya kwa Yesaya kuramutoranya gusenga ikintu umuntu gusenga kuragenda kukagenda kukareba umuntu wazaha ariko asenga gusenga kwatoranyije Dawidi kuramati hari kwa Yesaya hari umwana usenga uri mu ishyamba ise yajugunye reka mutoragure uyu mwana Yesu agutoragura mu izina rya Yesu gusenga kuradutoragura kukatuvana hano batujugunye kukagufata kukagutereka ibigaraga ntihagire umuntu ubivuguruza umuntu Imana yatereye intebe akayicaraho nta muntu umuvuguruza nta n'ujurira neza Samweli aragenda neza hajya kwa Yesaya ati ngo iranumye igutumye iranumye iki aha mu rugo hari umwana taho twese dufite umwana tumufite umwami wa Isirayeli Yesaya ati mfite abana b'abafana mfite abana bacuruza mfite abana bize neza abana bahamagara ati bana banjye
igihe cyo kugira ngo Imana ibanezere kirageze. Arabaza umuhanuzi akavuga ati bo Eliya uburyo ndi kumureba ameze n'uburyo asa neza n'uburyo yise n'uburyo akazi ni umwami yajya kumara n'udatubaya hari umuntu wasenze hari umuntu wasenze bakiri gitanga yajya kubona ati ntabwo ari uwo bagaza amati amina da bica neza ngo habuze amina da batubwira da burya ameze noneho uburyo ameze n'uyu umuhanuzi niyo hantu hambere yacagiye ikintu ngo azamenya ati ntabwo ari uwo ntabwo ari uwasenze n'ubwo umubona ntabwo ari uwasenze hari uwasenze ngo ntihamanuka n'umutoni Yesu nashimwe amavuta Imana ikayatanga aravuga ati okay isati hari undi witwa Shama Yesu Imana icyubahiro cye hari undi witwa Shama n'izina ryonyine n'izina none n'izina kabisa n'uyu nguyu Imana ati muramushirweyo ariya neza muraza kuyajyaho umwami abonetse Bibiliya ivuga kugeza bose bagize gute barangiye umuhanuzi aravuga none se mbabaza nta wundi mwana mugira mu rugo waruzi ko hari umuntu yangwa n'ababyeyi bakakwanga Dawidi yagize intambara azitewe n'ababyeyi be kurushaho muri karitsiye Sina undi mwana gusarabire kagagatetse kakanyagwa karakantu kaba mu nama se inama zanjye se zizakirwa nawe hose agakantu ngo hari akantu k'akana kawe kari mu ishyamba karaho nta n'umuntu ukazi kanize cyo kurakaragira akusana kuvukaza ati mukaza ngo bamutumaho inzira yawe igitangaza cyawe inzira yawe Imana yaguteguriye ibiyeje nta wundi muntu uzayinyuramo ndabisubiramo nta wundi muntu uzayinyuramo inzira yawe izakugeraho haleluya ubuhanuzi nushaka ubwumva inzira yawe ngo Dawidi bamutuma harahibuka ngaza gace sunashimwe azangace nimara tubiteka no mugero y'intumbazi azangace ubutamatama umunukaho ikime kimunukaho inzara ari yose baramwibagiwe uko bakwibagiwe Dawidi we baramuretse ngo agihinduka nk'iriya duhereza Imana icyubahiro ngo umwami aramubwira ngo muhanuzi w'Imana hagarara dore wa mwami nakubwiraga sintoranya nk'abantu n'Imana itoranya nk'Imana wa mwami nakubwiraga udashyizemo amarangamutima wa mwami nakubwiraga nguri nguwo ntabwo umwami amwimika yicaye hagarara utegura intebe ngo arahagarara ati mwese muhagarare nyir'icyubahiro araza bari baramushugunye ariko kuko Imana ikurikirana isezerano igakurikirana n'icyo yavuze ku muntu nubwo bari baramushugunye imutoraguye imushakira icyubahiro mu maso batamwemera n'Imana ikuvana ahantu habi ikamushakira icyubahiro mu maso y'abamupinze ntabwo ikujyana mu bikari iguterekera icyubahiro mu maso y'abatakwemera ikavuga ati bakwemere ku ngufu ikavuga ati nimumwemere ku ngufu bakakwemera batari kuzakwemera bati siki turamwemera ati siki nacyo turamwemera kati siki umwowe mweme tebuni Imana iramwe kwanuzi fata
mwicaze ku ntebe bose babiri isarire bana babana bose bareba. Bibiliya ntigaragaza ko bigeze amugira ngo bamugemurire. Hari bigaragaza? Nta bigaragaza ko bigeze amugira impuhwe ngo abavandimwe bajye kumusura. Irabati icara babireba bari bakuririye mu mibare. Mbwira umuntu abantu bakuririye mu mibare bagiye kubona Imana gutabaza. Abantu barakuriye mu mibare barakurikirana barakwibagirwa baragutererana barakujugunya babarirwa kuri umuntu ndabona hari abantu Imana igiye gutabara uko bari Imana amashyi hari abantu Imana igiye gutabara bari baramuriye akomeza amasengesho gusenga. Ndabikwifurije mu izina rya Yesu. Kugira gute? Kugira gute? Nimba waje uri umushyitsi bakwinginga ndakumenyesha ko ikizagukuraho amazina mabi ni ugusenga. Baramwimika umuhanuzi yari yababwiye ngo nta mwami n'imwe batateguye ameza mubaga ikimasa mutegura ameza bategura ameza isurashimwe niho yavuze ngo intunganyiriza ameza mu maso y'abana. Umuhanuzi yaravuze ati mutegura ameza yabwiye guhaha umwami niyo havuye amateka nta kirori kitaba mw'ameza. Tureze Imana ikimari kandi kirazira ngo ujye ku meza nyir'ikirori atari mukiriye. Nubwo bahari bakomeye nubwo bahari bakaze ntibemere kujya kuri ariya meza nyir'ikirori atagize ute ataraboneka. Maze kumwimika amavuta y'umujeho umuhanzi amwe ati tamubasha ikintu cyo kwiyamira ntiyaraherutse n'ibyo kurya. Reba Imana iguhaye akazi umaze nk'imyaka 5 utagira akazi. Yewe yiguhaye akazi umaze nk'imyaka ingana nushaka umaze amezi 3 nta kazi umaze kwiga umaze kwiga hagati ikintu cyo kwiyamira ngo aratambuka. Urumva ngo harakurikiraho n'iki n'umuntu w'Imana ngo aragenda avuga ati witeka ununganyiriza ameza mu maso y'abagome. Ngo aratambuka gake gake ngo arazamuka isurashimwe ngo arazamuka ngo ajya ku meza isurashimwe ngo ararura ngo ngiye kwarura ariko gusoma ihanura ariko sinabe ngo ararura n'umuhanuzi umuhanuriye nawe ararura ngo baramanuka Yesu nashimwe ngo baramanuka ngo baramanuka ngo baragenda bamaze kwicara umuhanuzi avuga ati namwe muboneze mujye ku meza namwe inzara aribishi mwese mujye ku meza bose yamaze kwarura. Ngo bose abati tujye kwarura sha tumurireho nakundi abaguteye bagiye gukuriraho mu izina rya Yesu. Hari abantu bagutaye bagufatiraho ijambo ndimo n'umwuka Imana ngira ngo bagiye kuzakuriraho akangako kandika muri agenda uzaza utwibutse uvuge ngo ku itariki iyi Imana yatanze ubutumwa mu materaniro kuko ubu ni ubutumwa bw'abantu bazindutse ni ubutumwa bw'abantu bari hano. Ugiye kuzaza tubwire ngo ku itariki iyi none tugeze ngahe 29 ugiye kuza tubwire ngo ku itariki 29 Imana yatanze itangazo ko abantu banaye bagiye kuzaniraho bamuririyeho abo mwana bamuriraho na n'uyu munsi baracyamuriraho n'abatamuzi bamuririyeho natwe turacyamuriraho. Haleluya! Itorero ryamuririyeho abahanuzi bamuriraho abashumba bamuriraho umuryango bamuriraho. Imana ikubakira izina mu maso batakwemera mu izina rya Yesu. Ndashaka gusenga. Amen. Amen. Gusenga reka tubigire itegeko mu mitima yacu. Se gusenga ni imikino. Gusenga nibyo byonyine
icyagatatu kari iki mwabyibagiwe icya kane icya gatatu ni iki amakuru icya gatanu icya kane Yesu nashimwe ibintu bifate bizagufasha hano hirya hazaza hari aho uzajya uvuga ati reka senge amen 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 gusenga biguha uburinzi utavana kuri bene wanyu haranditse ngo muzarya ibyica ntacyo bizajya gute bizabatwara mu gitabo cy'imigani ibice 21:30 haranditse ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Gusenga biguha iki? Uburinzi, bikubakira ubuzima mu maso y'abagome, mu maso y'abagambanyi, mu maso y'abanyamashari, mu maso y'abari gucukura inzobo. Iyo umuntu asenga Imana imubakira ubuzima mu maso y'abatakwemera. Niho ndi. Haleluya! Gusenga biguha uburinzi, ukarya ibyica ibindi bigutwara. Kuremera uburinzi mu izina rya Yesu. Hari abantu mbonye Imana ikishe indwara muri amateraniro. Reba nawe amarozi wariye kunogana. Reba ibyo wasimbutse. Gusenga biguha uburinzi. Yesu nashimye ngo muzakandagira inzoka n'iki na sikoropiyo. Daniel yarasenze bimuha uburinzi mu maso y'abanyamashari. Haleluya! Gusenga kwa Daniel baramugambaniye bamujugunya, baragenda bafata bati umuntu wese azasuzugura umwana ngo amutegeka ku Mana. Baravuga ngo umuntu usuzugura umwana bafata intare barazisonzesha bazishyira mu rwobo. Umuntu uzasuzugura itegeko bazajya bafata amujugunye mu rwobo rw'intare, intare zimutane. Gusenga Daniel baravuga ati turagufatishije sha, baramufata bamujugunyamo. Gusenga biguha uburinzi mu maso y'abanzi bawe. Bamujugunyemo, Imana ibwira intare iti mbohereje umushyitsi. Mbohereje iki? Umushyitsi. Ngo intare umunsi zifata amasengesho ziriyiriza. Intare kabisa atari ko ntabwo utapfa. Umwuka baratiyoya umwana wanjye. Niyo hantu bigaragaza intare zihanganye. Tuzimana cyumwe. Zihanganye. Muzika kusenga tunagucamo kabiri ngo zikamureba zirihangana. Uzima kuzihangana zari zifite amasezerano. Abari bacu ku rwobo Daniel Imana yari yateguye ko haraza gusohoka itegeko rivuga ko abamucukura urwobo babafata bakabatwara bakabashyira intare. Ntabwo turi mu ndozi bagira imbu urwo bagucukuriye nibo bazarujyamo. Gusenga biduha iki? Akira uburenze mu izina rya Yesu. Si hari Daniel, hari Dawidi, hari Sadraka na Meshaki, hari ba Moridekayi. Gusa ntabwo ari nka kabandi. Hari ba Moridekayi Hamani yaje gusaba umwami ngo bamumanike. Aza agategura umwambo kwa mikono 50 abishyize muri sari we n'abatekanye gusaba Moridekayi bamume mumanike uyu muturage mumanike mw'iki zuba rirashe. Ahura n'ingingo imvura nguri arasenga. Umuntu usenga bamucukura urwobo Imana ikarusiba. Umuntu usenga bamuha iminsi Imana ikamuha imyaka yo kurama. Umuntu usenga bamuhereza gukenyuka Imana ikavuga ngo si igihe cyo gukenyuka, duhereze Imana icyubahiro. Umuntu usenga ereshara n'uyu mwaka haraba Imana
gukuraho inzu bacukuye. Gusenga kandi gutabara tugezeho nta kibazo umuntu ujya kubaza ngo ese umuntu azagutabara. Ubu urasenga kuri ibyo ugomba gukora. Morodekayi ntabwo yigeze amenya amakuru y'uko araza gutabara. Nta nubwo yari azi ko Imana iramwibuka. Nta nubwo yari azi ko baraza kwibuka n'umwami yagiriye neza. Ntabwo yari azi ko baraza no kwibuka y'uko basi hari umwami igeze amurira. Ntabwo yari azi. Yari kwira mu gisabo agatika kumeze n'induru umwami umushahara ngera bazampemba ariko ukomeza senge umwami Yesu ahunda n'amahoro haracyari ibyiringiro uzikurinda Mana we dureze Imana icyubahiro. Hari icyo mwambwiye aguma ku irembo. Haleluya! Imana ibirenge ibona Hamani yakamesheje, ibona Hamani yari yateguye fete n'abana n'umugore bati uyu munsi ngomba gusanga Morodekayi nkamurangiza. Imana itivuga ati aka gasuzuguro ngiye ukarangiza burundu. Imana ikurangiza agasuzuguro. Iyo ni impamvu yatuma dusenga. Gusenga bihindura ubuzima. Gusenga bikubakira uburinzi. N'ubu ngubu hari ibyo bari gutegura ku buzima bwawe, ariko gusenga birakubakira uburinzi. Nushaka ukunda gusenga noho nyina hazakubakira uburinzi. Bakuzanira gukurura ariko ngo umenyeshe ko gusenga gusakira uburinzi. Uzajya gukurura wino muri kintu hari Imana ariko nawe urarwara kuza ari marwana n'irembo n'izamu. Imana yavuga ati umwami we ino hano wino shanga aratumugira umwami yicara. Yavuga ati ijoro riraje urasinzira. Uwiteka wasinziriye kenshi ntabwo urasinzira natabaye Morodekayi. Kandi kugira ngo ntabaye Morodekayi nta handi ndaca, nta wundi muntu ukomeye kuri isi ngeze Imana icyubahiro. Imana isanga umwami iravuga ati hari umwana wasenze bita Morodekayi ntabwo urongera gusinzira. Imana yarareba ikabona ko Hamani nawe ari mu nzira ari aze gusaba nde Morodekayi. Ibona ko igihe cyo kugira ngo Morodekayi bamuriganye bamuhitanye kigeze. Iravuga ngo ndi Uwiteka Imana. Sizi umuntu Imana yari ndamwitanye ariko hari umuntu Imana igiye gukura mu maso yari ndamwitanye. Sizi arimo ariko iriteranye hari umuntu Imana igiye gukura mu maso yari ndamwitanye. Iravuga ati kubw'iyo mpamvu umuntu usenga bituma Imana iyo dusenze inama mu ijuru iraba kudabasengesha. Ushobora gusenga inama yabaye yabereye muri Amerika Imana ikayihindura kubera amasengesho yawe. Pageranyije gusa yabaye mu isi yateranije n'abaperezida n'abantu bakomeye. Umuntu umusenga ashobora guhinduza inama y'abakomeye igahinduka atabigizemo uruhare. Imana igateza ikibazo inama ibyo banesha bakabihindura. Gusenga bihindura ibintu byinshi. Umwami Imana avuga ati rero ntusinzire dukora mu bwonko byose biragaragara. Ajya kuryama biranga aragatinda gusa ibitutsi. Abarenze ati turashize tibiki atungane gusa ibitutsi atumira tumara ati muririmbe. Araririmba biranga bavuga amahanga biranga. Ese Imana icyubahiro. Imana ati by'umukura byose ntaramutabara. Tusinzire ibitabo by'ubucurabwenge dusome. Araza kunanirwa sinzira cyakumva wagenda ibitabo asoma umwana barasoma bakabona ntasinzira bagasoma kikarasinzira bagasoma ngo bagera ahantu handitse ngo ijoro rimwe ngo igitari na shereje washaka kwica umwami ngo muyuda Morodekayi ararushya ngo ari kwireba ngo yaburiye umwami aramucicisha ntiyapfa. Naho ndashaka musone wiki ati nyine ati umuntu uta Morodekayi bari bakurangije benda kukwica byarangiye niwe wakuburiye Morodekayi uri kwe. Ati umuntu se hari ishimwe yabonye itaraza se ibyo wakoze byiza biragaragara. Itaraza se ibyo wubatse byiza biragaragara. Itaraza se umumaro wawe ntushobora kugaragara. Ugaragarira Imana yaje duhereze Imana icyubahiro.
nubwo ibyo ukora bitagaragara, Imana igakora igitangaza bigaragara mu maso y'abantu, nawe uzataba. Ati hari ikinyabona nacyo ntashimwe nacyo. Umva akantu akumva Imana ahita abaza ngo ninde uri mu rugo. Yabaza ngo ninde uri mu rugo, aho ni hari abantu se. Imana yagira ngo ikize Moridekayi ubwo bwacukuriye. Waramubwira ati mwana, Hamani arahageze. Ati Hamani arahageze. Igisonga cyawe prince cyahageze. Yaje ati umubwira se. Hamani aramugatisha. Umwami arankunda wese. Mwese mwari muhari ko ntabahamagaye we. Ninjahamagaye. Ngo azagira idunda. Umva akantu kashimishije. Yamubaza ngo Moridekayi wo ku irembo yagiye ate, twamukorera iki? Ese iyo rimucika akamubaza ngo Moridekayi wo ku irembo yagiye ate, ni iki twamukorera? Akabibaza umwanzi wa Moridekayi uze kumusanga bamuhamanike, yari kumwifuriza ibyiza. Ngira umuntu ngo ibanga ryawe n'Imana ntabwo uzarigenya n'Imana yonyine. Ibanga ryawe n'Imana. Ati ndabazisha ihumaramu ubwenge. Iramubwira ati Moridekayi, umuntu mwamba kuze kubaha. Nuko umwami atarazi. Nuko umwami atarazi Moridekayi. Baba nuko umwami atarazi Moridekayi se. Aramubaza ngo umuntu umwami akunze kubaha yagira iki, yakora iki? Bibiliya bavuga ngo Hamani mbere nari igisonga cy'umwami ubu ndazamutse. Ibiri kumwishyira hejuru, Imana igiye kubishyira ahantu bitazagaragara. Ndasubira muri iri tangazo, muntu nkuritiye ibintu biri kukwishima hejuru, ibintu biri kugusakuriza, ibintu biri kukwishima hejuru. Moridekayi we, nta Imana igiye kubishyira ahantu bitazagaragara. Robert ashaka manura. Abantu bari kukwishima kana kuvuga ibintu kuvuga abantu. Ibintu ntabwo bingana. Abantu bari kukwishima hejuru. Imana igiye kubashyira ahantu batazagaragara kugira ngo izina ry'Imana ryabare ku buzima bwawe. Nera shakara manure pa. Barahari kandi. Nabahari. Umuntu n'abakuze kuba muri iki gihugu nta wundi usibye nje itonde. Hari abandi Imana yatoranyije baragaze kuba itonde. Nawe umuntu, nawe hari icyo Imana yagukorera, nawe Imana yakuvana kure, nawe Imana yagukiza agahinda ufite, nawe Imana yakubakira, nawe Imana yaguhinda ukicara, nawe Imana yaguha agaciro mu muryango, nawe Imana yaguha agaciro muri iki gihugu. Nta wundi ngahita avugatisha uburyo nifuza impeta y'umwami usimbona, uburyo muranifuza kandi usimbona iki ni cyo kugira ngo nyamwe bahita bavuga ati nta wundi muntu umwami akoze ko kandi ngewe Hamani ngewe ndimo nuza abantu bageze muri barindwi bagiye kuzinisha imwe mu biciro bavuga ngo Imana yantabariye mu maso y'umutima. Barindwi abantu usubira amateraniro. Aravuga ati ngo yagira ati ikintu cya mbere reka bavuge neza afata impeta umwami akunze kwambara ya mpeta y'umwami. Umwami araceceka ati iki, ati impeta ato umucyari
yanjye ariko amana ari igicenya imana igukize hari abantu b'ibicenya mu bisigamu ati bafata yakanzu n'amatiye ntacyo yakanzu ari n'uyandike ataho ntakira matira cyane ubwo niyo amana y'ibivuna ariko arabibwira nde umwana ati ikindi umuntu nk'ama kutegura bafata ifarashi umwami agira ate agendera mu kuri hariho andi mafarashi umupasiteri watwigishije bibiliya yatuma hari n'andi mafarashi nta mwami wagira ifarashi imwe hari mafarashi ariko kwifuza kwa hamani kumutera kwifuza ifarashi umwami hari ibintu umwanzi wawe ari kwibwira ko azaguha gusa ariko bigiye kukugeraho ni kubyuma mu ntoki hari ibintu umwanzi wawe ariko ababona byakiriye mama hari ibintu biri aho ngaho ngo wite kuguza umwami agiye gutegeka kurya kanagize ubuhanuzi umwami hari hasigaye kimwe nta kindi sigaye batoranya umuntu umukoreza umwanya umuntu ukomeye umukoreza iki ubwo ni umuyobozi ukomeye kurusha abandi bayobozi ataho ati umuntu niyo ugomba gufata umuntu umwami akunze kubaha agafata ifarashi akayifata n'ikiguzi umuntu umwami akunze kubaha akicara ku ifarashi akagenda akazenguruka umurwa akajya yatera intambwe n'eshanu akavuga itangazo dore uko bazajya bageza umuntu umwami akunze kubaha ye mama we hari ukuntu imana igiye gutabara abantu inzoka zicuramwe abantu bahetse inyakira hari ukuntu imana itabara umuntu agahetse inyakira n'abakiri ururimi yikora haravuga ngo bazenguruka mu murwa amuzengurukana he mu murwa okay umwami aravuga ati nibyo byandika barabyandika buriya nkunda abayobozi n'abana beza bavuga ijambo bye bakaritsindagira bye yavuze ngo ndavuze ngo nibyo wareka wakayura ubuvandimwe mwari mufitanye fini rwanda asigaye n'abana batanu mama guseka bati musange yakubona mu buryo fini iyo avuze ngo mujyane naho mwamwe usibereye ahita avuga ati wewe umwami yari azi habanye neza babanye neza wumva iki kintu cyumve neza yari amuzi babanye neza ari igisonga cye gikuru kimugenda inyuma kimuzi nta kumushyira n'imiyaga na bike yaravuze ngo ibyo uvuze hatabuzeho na kimwe kandi umwami yari azi ifu kuko yajyaga atambukana nabo batambuka bataba kuri modoka ya kwirere umwami yatambukana ariko ntabwo agatambuka ngo nta buhamya yigiraga no mu gusuzuma modoka aravuga ngo ibyo uvuze hatabuzemo na kimwe genda ubikorere modoka wa undi wo kwiremba uwo babwiriye ninde uwo babwiriye yaje gukora iki musubize ngabona uwo mwami abwiriye yaje gukora iki gusa nasubije uyu mwami abwiriye yaje gukora iki imana igutabare mu maso y'abatakwemera
cy'Imana gikoresheje gucukura. Morodekayi agiye kubona umwanzi baravuga Morodekayi wiriwe Morodekayi wiriwe mwiriwe na nubwo azaba atabyina kubera iteka azapfa. Morodekayi wiriwe zana intoki zawe aha ngaha zizana yewe ati ambara ino mpeta usibye ko harimo amatemara yewe kuri inkuru ziragenda. Afite urutabo runini cyane agasoma yavanye rero bari misesi w'ibintu byaka karanga ngo nyuma abantu ati Imana iramutabasha ati kunyaraga kwitana ati Imana iramutabasha tiwe atumwanzi we ni umwambitsi Morodekayi ati kumbi igihe cyane cyageze narinzi ko atasazira ku irembo igihe cyane kumbi cyageze ahita amubwira ngo iki ni igihe cyane nyamika neza ahita agaragara kumwongereka neza. Baramubwira ibyo uvuze byose hataburamo na kimwe genda ubikorere umuyuda. Niba wabikoreye Morodekayi yohereza Imana icyubahiro. Umwami yaramubwira ibyo uvuze hatabuzemo na kimwe. Yohereza Imana icyubahiro we ngo Morodekayi ati amwambika impeta neza yashaka ati kwishama Rwanda yambika neza ngoke amategeko arusha ibuye kurute ngo aramwambika impeta anyigimba ari kurenyabika arayimwambika arabona Imana igiye gutabara arangije imwambika aramubwira ati ntabwo ari ibyo hari n'ikanzu ikanzu ikikubaza rero ati niyo umwami nyine nayo reka nyikwambika ngo ashatse kuhambwa aho utata nyambika neza nasenze ukame ugambana ndapfukama uracuramura ndapfukama wandika inzandiko mpimbano ndapfukama ugenda ucobekereza ndapfukama nyambika neza ikiri igihe cyane nyambika neza umushyiramo ikanzu neza ayiwe nyambika neza ati sinda gusa itari n'ikintu gisikiza arakuta iki yafashe umwe amagendera ati tugenda kuyiza nyine bambwiye ngo nguterure uterekere ndambere nyine ntabwo wayicara terura neza uhora uvuga ngo uzamwitana yabona ngo uzamwitana Amana akiruka ko asize urumambo wambikona 50 mu rugo gahita bwati uranishe nibwira nibikona guhitana waruzi kuzambitana ariko iyo senge irangabaye nderura neza muri fata tereka kwifashe neza ati ngo tugende ntabwo yari inyuma y'ifarashi bayijya imbere dore Imana icumi ngafata haleluya afata ifarashi yambaye wa mukandara wayo
Morodekayi ku ifarashi nyuma yicaye akayigenda gakeya. Morodekayi nyuma y'ifarashi itanga mu murwa itangazo bantu mwese mutuye muri uyu murwa mwese nagira ngo mbabwire itangazo aticore turarimbuka tukasiba basabanye nosoni urasibora bakayisekane wamushe wabo wakwire tibaraga mano ingorofane hindukire tibise n'ibiciro bibaye byabaye habaye itangazo dore uko bazaga bagenza umuntu umwami akuze kuba ngo yatinda kubivuga agahita ati kuki cyose vuga aravuga vuga ikindi Imana igiye kuzicunaguza cyangwa gucunaguza haleluya Imana izicunaguza idacunaguza uyu mugabo yamaze imyaka myinshi yicara hano baduha uburyo yakora yicara madamu barategura yicara abana bacu ariko se barajyana buriya rero turaceceka ndavuga ni ngenda ndamwisuhuza ndi guseka Imana irambwira ati urazabayobora mwitondo noke ngajya tumwisuhuza uri yatambuka ari ku profete waza tukabwiriza tukajya gutanga ingaburo agasigara yicaye hari n'umuntu wamugeze imukuze ariko umunyamavuta yarenge ugesesera ku bundi yako nabyagisha wakitonda umugambo uriya mugabo zicaye kikazakuyobora wacha wewe uyu munsi avuze ngo ninabike bikomeye yandika ezabundi Imana gutoranya atari umudiyakoni atari evangeliste mwarimu profeti babafashe n'undi kandi ubwo ndongera kwicara hariya natabyemera umudiyakoni uricara kuri isi ngizi waricara hariya nakugabanya gutanga abukuru ejo uzayikora ntusibeshe urwanya umuntu w'Imana afite amakuru utabasha kumenya umuntu yarambwira ati ariko urahuriye kutubwira ese yebuze n'umuntu umwe yambwira ko ari kwaca kizi uriya akazatuyobora afite amakuru ati wasanga ari bene wanyu ndashaka gusengera abantu batatu b'iteraniro dore se Imana ikigoye haleluya 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 icya gatanu umuntu usenga ni umutunzi kurusha abandi bose umuntu usenga ni iki uzasome Zaburi 122 rero kuna mbere wa kabiri wa gatatu nabaga ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rw'umukiranutsi we icyo byacyo ntabwo bakizera ntiwakizimya ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rw'iki umukiranutsi ibyo ni byo bishobora gutuma usenga ukabigira itegeko umuntu usenga ni umutunzi kurusha abandi bose iyo bitanaza abafite agasura kameze nk'ak'abakire kandi atari umukire Imana imutungira aho ngaho ntihagire umucisha mu ijisho umuntu wese akavuga ati wanyije miliyoni bikagira ati nzakugaburira ngo umere neza kugeza igihe nzagutabarira abantu bakabibona iyo bitanaza ntigutekere iguhagarika gusiga ikaguha ihumure ikakugira ukuntu bakajya bati banze gukora muri ambasade ukabihorera kugeza igihe Imana izagutabara umuntu usenga ni umutunzi kurusha abandi bose iki ubutunzi bwo
usenga imana irabumuha ikanamurinda. Ubutunzi bw'umuntu udasenga arabubona bakamumwiba, bakamumuroga, bakamugambanira, ariko ubutunzi bw'umuntu usenga irabumuha ikanamurarira, iguha ubutunzi ikanamurarira. Haleluya! Iguha umugisha ikanamurarira, ikamucungiriza, ikavuga ati ndawumuhaye. Yabwiye kuri ngo nzakujya imbere, yewe kuri umwana wanjye niwe mfashe ukuboko akuneshereza amahanga, akuri imbere, nzakujya imbere ahantu hataringaniye, nzaharinganiza, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri. Yari ibizi neza n'ubwo imuhinduriye amateka ko hari abantu bacukuye izobo, ariko ngo ntiduguhaye umugisha umwanya nawe nzajya ndinganiza haba bya byobo bacukuye, ka kagambane, ya mashari, ya marozi, ka guteretera, ka bugambanyi, ka macuraguzi. Turabeze Imana icyubahiro, zamura haleluya ubutsinzi buzima. Umuntu usenga enekosikandefo iguha umugisha ikanamurinda, iguha urubyaro ikanarurinda, iguha kaminuza ikayirinda, ikubakira izina ikaririnda, wajya gutana ikaguha amakuru ikaguha amaso. Bona pete mu gusenga, bona pete mu gusenga.